dream, and I don't wanna know. You leave me now. You leave me now. Oh yeah, you're coming on my way. Oh, I'll take my hand. I follow you away. But now you leave me. Oh yeah, I know. Ikaze mu kiganiro kuri RUTURA TV, ngewe muri kumwe nawe ni Gari Arthur Gatete, turi kumwe n'umutumirwa muri kamera muramubona. Nkuko muzi uko bigiye bisanzwe dusanzwe tubagezaho trending news, ariko twabwiye ko hazajya habamo interview, hakazamo films, comedy, things like that. So uyu munsi dufite umutumirwa ufite ibintu byinshi bitandukanye yibitseho agiye kutubwira mu kanya. Ngira ngo mu kanya turamuha ikaze atwibwire, namwe abibwire muri rusange kugira ngo tubashe gukorana ikiganiro tuziranye twese. So nanone ikaze mu kiganiro kuri RUTURA TV, is trending news, interview and films. Uri tayari? Yes. Twatangira twibwira uwuriwe muri rusange. Ikaze. Yes, amazina nitwa Mbabazi Monique. Mfite imyaka 19, niga mu wa gatanu secondaire. Mu wa gatanu secondaire. Monique ni muntu ki? Monique rero ni umukobwa w'umucyambere n'umunyarwandakazi. So ikindi afite impano zitandukanye. Ni umukobwa ukunda gusenga kandi ufite indangagaciro za Kinyarwanda. So amakuru ya Monique mu buzima busanzwe. Monique ameze ate? Mu buzima busanzwe Monique ni umuntu ukunda kuganira, ukunda gutera blague cyane no ukunda no kwisekera. Ni umukobwa ukunda gusenga. Yego, nibyo. Ni umukobwa ukunda kurya. Kurya? Cyane. Really? Cyane. Ukunda kurya? Imana ishimwe. Monique tubwiye mu ncamake yawe, ubundi harya wambwiye ngo irindi zina ni iri? Mbabazi Monique. Yes. Mbabazi wigeze waze icyo risobanuye ababyeyi bawe bari kwise? Mbabazi se zo byumva nyine. Nyine ndi umuntu ugira imbabazi. Bashaka kugirira imbabazi ndetse. Isi yose muri rusange. Urabona iyi si imeze kutagira imbabazi utazasara. Ayowe. Okay. So Monique, dukomeza ikiganiro, natangira nkubaza se Monique uretse kwiga ni iki kindi mu buzima busanzwe akora? Yes, Monique ni umwanditsi wa filime n'indirimbo, ni umu actor mwiza, n'umuririmbyi. Sometimes akora imivugo n'ibisigo bitewe. Yes. Tubwire nka story ntoya wanditse kuri film wumva iteye amatsiko abantu bakumva nyine iraryoshye. Urumva izo nanditse zose ni nziza cyane, ariko imwe muri zo. Yes, imwe muri zo rero nanditse nanjye nkunda. Hari iyo nkunda, hari n'iyo n'abandi bakunze. Ubwo ndavugiye vuga iyo ushaka iyo ukunda, ariko n'ubundi iyo ukunda abandi barayikunze. Ndiko ntekereza. Okay, nta kibazo. Hari story nanditse y'umukobwa kurana n'umusore, ubwo n'umuhungu donc ko bakira abana batoya. Nk'umukigero cy'imyaka nka 11 n'ibiri. N'abakora ari inshuti magara. None biza kwa ngombwa yuko iwabo w'uwo mukobwa haba ibibazo akajya kure mu muryango. Noneho Dennis gasezeranyije umuhungu kazagaruka, kandi azagaruka asanga kimutegereje. Aragenda. Namaze kugenda umusore rumva yarasigaye, amaze gusigara asigarana n'izindi nshuti mu buzima busanzwe, rumva yatangiranye n'inshuti nshyashya. Barakura, bamaze gukura barasoza kwiga, abasore n'inkumi bishakira imirimo, ariko donc n'ubundi bose bagitegerezanyije. None wabo umusore bakajya bamutitiriza se kudasaka kutagira gute, akabwira ko wari wategereje, kandi iwabo bashaka ko bahari undi mukobwa nyine bashaka ko abana nawe. Then rero
baza gushaka uburyo bwose urabyumva nawe nyine uburyo batandukanye. Yego. No kuri biography nyine y'uwo mukobwa nawe aba afite inzozi zo kuzaba umudesigner w'imyenda y'abageni. Umudesigner w'imyenda y'abageni. Aha. Yes, urumva inzozi ze nawe arazacivinga. Then mama w'umusore aza kumenya ayo makuru ko umukobwa adesigninga imyenda y'abageni. None rero aza guhuza nyine no kumukobwa aba yakoresheje festival yo kumurika nyine imyenda ye. Then bafata tu video dutandukanye. Namaze gufata tu video mama w'umusore aragafata agakatinga neza. Kubyo nyine utabira bukwa none yereka nyine umusore ambwa ati wa mukobwa utegereje then yarangije gukora mariage. Ubwo rero urumva umusore arababara nyine aza kwiyakira akomeza ubuzima abana nyine n'uwi wabo bashakaga. Nyino igihe bakiri muri mariage wa mukobwa wundi nibwo yagarutse asanga bari muri mariage. Nyine kumva mariage bakaviyo umusore akabivangavanga. Umukobwa nyine arabasiga akigendera ariko n'ubundi umusore aba yamubonye. Urumva ntabagikunze uwo yashatse. Nyine atangira deni kujya ashakisha nyine uwo bakuranye. Biba birebire baragira barabarwanya ariko n'ubwo nyine finally bisa kurangira bibane. Kaye ngo iyo story ko ari nziza se ntago barayishutinga. Ntago barayishutinga. Hari watubwiye ko uzi kuririmba uzi kwandika imivugo. Yes. Aduhaye akapera k'iki kindirimbo yanjye cyangwa y'abandi. Hera ku yawe uraduha n'iy'abandi. Okay, yanjye mfite nyinshi ariko nabwo nyine bwo ngiye kuririmba nyine iyo nkunda. Iyo ukunda kurusha izindi. Yes, iyo nkunda rero yitwa Don't Want to Know. Yerekeye iki utarayiririmba? Nyine urumva n'izina ryayo nyine nta urumva nakundanye n'umusore turagirana ibihe byiza. Dena kaza kumbwira ko atakinkunda nyine ko yabonye abandi rero nyine nagomba nshaka kubyumva nagomba nshaka kumva nyine ko atakinkunda. Okay, go ahead. Ndaririmba akarufuro ko nyine aririmba ntacyo aho umutima gutegeka bari bahagararira. Nareka nanjire I can't breathe and I don't wanna know you live me now, you live me now, oh yeah, come on my way, oh I take my hand, I follow you away, but now you leave me, oh yeah, I don't wanna know. Oh, I don't wanna know. I don't wanna know. You can't believe me. Nibyo. Nice. Iyo ndirimbo ishingiye kuri true story cyangwa? Oya, naga true story yanjye ni yabandi. Tubwiza ukuri. Yego nyine. Nta gikomeye kirimo. Ubundi nyine hero inganzo so ushobora kwirebaho ubwawe cyangwa kureba abandi. Cyangwa muri societe. Ndarebye nyine muri societe. Cyangwa warakubwiye story uhita wumva inspiration ziraje. Oya, narebye nyine muri societe to. Okay. Nyamara ufite n'impano kutaragera kwa element. Yes. Arabura iki? Bra rero nyine mu buzima ntago umwana ahita avuka ngo agende. Aya arabanza kare akiga guseka kareba akamba de nagaguruka akagenda. Ego nyine nangibwe niko bimeze nyine. Niko byagenze. Nyamara ufite impano da. Abantu bari kureba ikiganiro bafite promotion runaka cyangwa bafite marebo baguselectinga bakwigeho. Hanyuma nkurikije ibyo wambwiye mu mpano ufite mu bijyanye no kwandika harimo n'imivugo. Yes. Twagusaba mu masegonda 30 cyangwa umunota umwe tubwire ku muvugo umwe ukunda mu yo wanditse. Umuvugo umwe nkunda mu yo nanditse. Yes, umuvugo rero nkunda mu yo nanditse cyane. Hari umwe w'ubukwe ariko hari n'undi uvugira abana mu muhanda. So then kankoresha nyine wowe abana mu mihanda. Witwa turabana b'Afrika.
abana bo mu muhanda ako kantu ko kamfasheho abana bo mu muhanda wanditse ugendeye ku abana bo mu muhanda ni ikihe kintu cyabaye inspiration yawe? nyine ahantu igitekerezo cyaturutse nari ndi kugenda bisanzwe ngiye sikoro then nkora n'umwana aryamye ku rubara umva mu gitondo nyine nkura n'umwana aryamye ku rubaraza bari kumukubita imigeri ngo nabyuke abavuye ku rubaraza nyine numva nyine hari ukuntu muri njye nyine bigenze mpitamo nyine kwandika uwo muvugo. Okay, go ahead. Turabana nk'abandi natwe turi ibiremwa twavutse nk'abandi nubwo tutabayeho nk'abandi turabana b'Afrika natwe turi nk'abandi nimudufashe twige nimudufashe turere nimudufashe tubeho nk'abandi kuko natwe turabana b'Afrika tugaragara nk'aho ntacyo turi cyo ariko nyamara muri twe hari birimo tugaragara nk'aho ntacyo turi cyo ariko turabizi ko dufite ijambo turabana b'Afrika nimudufashe turabana b'Afrika turi ku mihanda ariko turabana b'Afrika turya ibyo basigaje turi abandi bajya ku ishuri turabura kimwe cyose kigenda nubwo tuba tuzi ejo hacu heza ariko turabana b'Afrika nubwo turabo ku mihanda nubwo twitwa buri munsi nubwo tubyutse ku mabaraza buri munsi ariko turabana b'Afrika natwe dufashijwe natwe twakwiga natwe dufashijwe natwe twakundwa natwe dukunzwe natwe twakunda turabana b'Afrika nubwo turabana bo ku mihanda ariko natwe turashoboye twakora byinshi kandi twagira henshi twageze si henshi kandi natwe twagira kure turabana b'Afrika turabana nk'abandi nubwo turabo ku mihanda ariko turabana nk'abandi nimudufashe twige nimudufashe tubeho nimuduhe urukundo rw'umuryango natwe turaba Afurika. Nibyo. Nice wakoze mu nganzo nziza kabisa. Abantu batekereza ku bana bo ku muhanda ntago ari benshi cyane kandi ntekereza ko umuvugo wabana n'intandaro y'ubuvugizi ku bana bakiri ku mihanda ku buryo babona n'ubufasha bwinshi bugiye butandukanye. Yes. Ntago numva ko kuba warabonye umwana aryamye ahantu gusa bihagije, hari ikindi waba waragendeyeho? Oya, ni ubuzima busanzwe ariko urumva nge iyo mbonye nyine nk'umuntu ubabaye cyane kuko nge ntaba mfite icyo mufasha barumva nyine mbabaye ariko basi nyine nkumva hari urundi rwego mfite nubwo bitakunda nyine ngo abantu bose bo ku isi yose cyangwa mu gihugu cyose nyine babaye mbafashe ariko basi hari icyo mfite nashobora ku buryo nahindura ku buzima bwabo nagikora nanga nyine kubona umuntu ubabaye kandi ntacyo mfite cyo kumufasha. Birambabaza. Imana izaguhe imitungo myinshi n'ubukire uzabashe kugira nawe byibuze nubwo yaba umwe ariko umufasha. Biri no mu nzozi zanjye. Biri mu nzozi? Cyane. Really? Cyane. Good luck. Hanyuma dukomeje mu mpano nagiye numva ufite harimo kuririmba, kwandika imivugo, kwandika film. Ese nta nubwo ufite impano yo gukina muri izo filime wandika cyangwa urazandika ukazihereza abandi? Oya. Niyo mpano yo kwakitinga ndayifite. Really? Cyane. Hari filime waba warakinnyemo? Yes, hari nakinnyemo. Iri hanze? Oya, nagajya hanze. Ako n'izindi nazo zizaza rwose nyinshi. Zizaza. Niye mpano, donc ni iyihe role wumva baguhaye muri filime wakina neza udategwa nyine ku buryo ikina abantu bakaba touched na message uri gutanga? Buri role yose wamana ikina ariko urumva hari zose favorable cyane kuri njyewe. Izo nizo nshaka ko. Nkizihe basi? Yes, rero ya mbere rero nkunda gukina nanjye ngomba ndwifuringa. Irori yo gukina vuga nabi cyane nyine. Vuga nabi? Yes. Really? Mu buzima busanzwe ntago uvuga nabi? Oya. Buzima busanzwe ntakana nditonda cyane. Nditonda cyane rwose. Yo kuvuga nabi bijyana no kurira nibyo? No hari n'iyagahinda. Emotion nyine. Yagahinda. Ni ihiruta izindi kuvuga nabi n'iyagahinda ni favorable cyane. Yagahinda. Yagahinda. Cyane. So turavuga ngo duha kapera cyangwa dukinireho turebe.
Nese barabwira nta kintu nicaye bigakunda. Nase bana. Nase nago wakina ufite agahinda mu rugo umuntu yapfuye wicaye mu ntebe muri sarukarira. Okay. Riri? Ntago wabikora? Nabikora. Waba unkoshoranye niba ari ukunkoshora. Cyangwa se gakina nunguwe nyine ku buryo nyine agahinda nyine nkatungurwa nyine ku buryo mbitangira agahinda. Tugiye kugenda noneho udukubitireho wari wishimye so donc wumvise story itari nziza noneho urarakaye urababaye agahinda karakwisha noneho twebwe turagira ngo tubibone mu buryo bwa emotion apana kubivuga ngo ndarakaye no hari abantu bakina ndumva narakaye ndumva nakica none twe bitwereke mu buryo buri emotion sibyo? Yes. Let's go. Stage is yours. Yes, reka wenda suppose ko nanicaye wenda baramumagaye bambwiye nyine nk'inkuru mbi inshinje nyine cy'umugongo to katangira amagambo ni ngombwa? No. Yes, si byasoje. Jesus. Icyo mbona nibyo cyangwa sizo turamana. Bana, ufite impano. Jesus. Twakomeza. Munsi bisugarukana none muri turimo. Acti. Swiftinga se? Yesu nishima mbibona. Nanjye kuvuga ngo ngera wishime turebe ariko bisubikora mbibona. Ufite impano, you are so talented. Ubwo harimo na voice noneho byaba karusha. Urumva harimo voice beba byiza kurenzaho noneho. Ko ntayo wamatsiko no kuzareba filime wakiryemo. Nizere ko bagwayemo y'agahinda. Sene y'agahinda. So, katugaruke nanone. Tugendaye ku ntego zawe ibyo wiga. Yes. Mu myaka 5 Monique aribona ahantu hameze gute? Mu myaka 5 Monique aribona uretse n'u Rwanda rwonyine cyangwa cyangwa Afrika muri rusange ahubwo isi yose imuzi nk'umu actor, umu writer, umu director, no musinga no musinga. Harya umunyamivugo bamwita ngo poeta? Okay, nice. So urifuza nyine kuba uri ku ruhe rwego. So kuba abanyafrika bakuzi East African how isi muri rusange. Aha, Monique ni umuntu wifuza kuzaba afite imitungo imeze ite? Umuryango umeze ute? Okay, Monique ni umuntu wifuza kuzaba afite imitungo irenze kuba yifite ahubwo imufitiye akamaro aho ariko hari n'abandi ku ruhande ifitiye akamaro kuko nakubwiye ko nkunda gufasha urumva wenda mfite nk'abana nka 200 bampamagara mama urumva byaba ari agaciro cyane kuri nzewe. Nice. You are so talented kandi Imana ni nubigira mu ruhari zagufasha ino ntago Imana yanga abantu bafasha abandi. So Monique dusoza ikiganiro ese Monique abantu bakurikiye RUTURA TV bari kureba Monique. Yes. Nihe message babagenera abakwifuriza ibyiza kwifuriza ibibi cyangwa se abanyarwanda muri rusange n'abanyafrika? Kintu rero nabwira abakurikiye cyambere ndabakunda cyane. Yes, kindi nyine urabona niyo tuba dushyige nabyita ko ari nk'uko ngiye nkigera muri kariyere. Yes, haba bafite supporting. Yes, cyangwa se niyo tafite supporting ariko nuko dusengera
Imana niyo ni support ikagira aho itugeza ikadusengera noneho wenda n'abatakunze nyine ibintu byanjye bihangane bazakunda ibindi ahubwo bazampa imbaraga zo gukora cyane kugira ngo noneho ngere aho nabo ibyo bakunda. So Monique, umuntu abaye interested nawe ni izihe mbuga nkoranyambaga yakubona? Facebook Mbabazi Monique, WhatsApp Mbabazi Monique, cyangwa na Instagram Mbabazi Monique. Mbabazi Monique. Yes. Okay. Niki wabwira umubyeyi wakubyaye, ababyeyi bakubyaye? Se ufite ababyeyi babiri cyangwa no? Ndabafite babiri. Bombi. Niki wababwira nk'abantu bakubyaye? Icyo cyambere nababwira babyaye umwana udasanzwe. Icyo cyambere nababwira nabonye amahirwe ko baba bamfite, reka mbivuge gutya. Kandi ikindi ndabakunda cyane. Good. So Monique, wakoze kubana natwe, tugiranye ikiganiro cyiza, twizera ko kiri bushimishije n'abakireba, sibyo? Yes, mwakoze mami kunyakira. Tukwifuriza amahirwe masa mu nzira uri gutangira watangiye, tukwifuriza ko ibyo wifuza kugeraho byose Imana izagufasha ukabigeraho. Nje muri kumwe nawe ni Gary Arthur Gatete. So ninjye twabanaga mu kiganiro njyewe na Monique yari umutumirwa. So reka twifuze ko mukomeza kuryoherwa n'ibiganiro tubategurira, kandi mbifuriza ko byibuze abantu dutumira mwakagiye mubatera support. Yumvise Instagram account yiwe, Facebook account, hasa nimero ya telefone ni ngombwa? Oya, ntabwo ari ngombwa. So bazakwandikire baguflowing, ibindi bizakurikiraho nyuma. So urakoze cyane, komeza kugira ibihe byiza, sibyo? Yes, mwakoze nani. Asante.